Abantu benshi bakunze guhabwa warning bagahabwa strike bagasibirwa amacano nabo ubwabo batazi ikibitera, ariko ushobora gusanga icyabiteye kuba basi bacano yawe cyase baragwaye warning cyase baragwaye strike cyase impamvu bazayiguha ari ukubera ukora content zitemewe. Content zitemewe ntago ari ukoresha AI, content zitemewe ntago ari ukora teaching, ahubwo content zitemewe ni ukwigisha ibintu bitemewe kuri YouTube. Mbese muri make YouTube hari ibintu yemera ko wakigishirizaho, ariko hari n'ibyo itemera ko wakigishirizaho. Ibyo bintu rero ni ibihe? Kurikirana ino video kuva itangiye kugeza irangiye urabasha kuhava uzi ibyo bintu, uzi n'uburyo wabyirinda. Nje mugiye kubana muri video unyite Fabien, wayikaze kuri Fabien 1K. Icyo ngusaba cya mbere ni ukureba ko wakanze kwiyo buto ya subscribe, kandi nawe wayikanze ufungura inzogera kugira ngo n'izindi video zijye zikugeraho mu bambere. Kandi ndizera ko like wayirangije n'igitekerezo ufite muri comment ntikiburemo. Ikintu cya mbere uzigisha kuri YouTube bakaguha warning icya channel yawe igasibwa cyangwa bakaguha strike. Icya mbere kugaragaza application wajya ukadownloadinga video za YouTube hanyuma ugahita uzigarura kuri YouTube ntibaguhe copyright, cyangwa ukerekana ukuntu wazikonvata wazigarura kuri YouTube ntibaguhe copyright. Icyo nacyo YouTube iragihanira iyo ukoze video ivuga kuri ibyo bintu. Kwerekana uko wakoresha app zifasha mu kubona filime, indirimbo cyangwa software zishyurwa ku buntu. Mbese muri make nk'urugero, abantu benshi murabizi ko CapCut kugira ngo ukoreshe feature zayo zose ari ukwishyura. Wowe ukagenda ugakora video yerekana ukuntu wabona CapCut ukoresha feature zayo zose ariko ukayibona ku buntu, mbese muri make utishyuye. Ibyo bifatwa nk'ubujura kuri YouTube. Bityo rero YouTube irwanya ibikorwa byo kwiba cyangwa gufasha abandi kubikora. Bityo rero iyo ubikoze video yawe ishobora guhabwa warning cyangwa se igahabwa strike. Gukoresha amagambo cyangwa amashusho y'ubugome, ibiyobyabwenge cyangwa n'ibindi bitemewe, ibyo nabyo YouTube irabirwanya. Urugero, gushyiraho video zirimo ibiyobyabwenge ariko muri make nta kintu byigisha urubyiruko cyangwa se abari kureba iyo video. Ibyo nabyo iyo ubikoze video yawe ishobora guhabwa warning cyangwa se igahabwa strike. Gukoresha amashusho cyangwa amajwi y'abandi bantu cyangwa ibindi bikorwa byose byakoreshejwe kuri YouTube ari ba nyirabyo babyihimbiye ariko wowe ukabifata ugahita ubikubita kuri channel yawe, ibyo nabyo YouTube ibifata nk'ubujura. Ibyo nabyo bikaba byatuma video yawe ishobora guhabwa warning cyangwa se igahabwa strike. Tutibagiwe icyitwa copyright. Mwibutsa kandi ko ushaka kwinjira muri group yacu ya WhatsApp wakanda umunsi handitsemo cyangwa se twakita muri description, hanyuma ugahita ubona link ya mbere ukayikandaho hanyuma igahita ikujyana ugakora join. Dore ikindi kintu kizatuma channel yawe isibwa. Kujya ku website yose ugiyeho bagusaba gukora sign up ugashyiramo iyo email yawe. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu byatuma channel yawe isibwa, kuko hari website ziba zidakorana na YouTube ugasanga ugiye gukoramo sign up kandi email yawe n'ubundi YouTube biri kuyikontorora ibiyifiteho uburenganzira ireba ibyo winjiramo byose. Iki rero nacyo ushaka wakirinda kugira ngo channel yawe itazasibwa. Gukora video yerekana uko wakinjirira account y'undi muntu, ibyo ngibyo YouTube bifata nk'ubujura cyangwa se ubugizi bwa nabi. Murabizi ko warning ari ntoya kurusha strike, ariko iyo ntago birwaho guha warning iyo babikubonye ahubwo baguha strike. Kwerekana app zicuruza amafaranga cyangwa se crypto, biriya byateye bya crypto zitemewe cyangwa se za scam. Urugero, tutorial zerekana uko washora amafaranga mu buryo bufifitse cyangwa se kubetinga. Ibi nabyo YouTube ntago ibyemera, iyo bikoze bashobora kuguha strike cyangwa se bagafunga channel yawe. Ahangaho ntago birirwaho guha warning ahubwo bafunga channel yawe cyangwa se bakaguha strike. Ikindi, kugaragaza cyangwa gushishikariza urugomo, imvugo z'ivangura cyangwa amakuru y'ibinyoma. Icyo kiyo bakikubonye bahita basiba channel yawe, ntago birirwaho guha warning cyangwa se strike ahubwo channel yawe ihita isibwa. Kandi niba ugejeje aho uri kureba video hakaba hari ikintu cyagucitse, usubize inyuma wumve content uzajya ukora n'ibintu uzajya wirinda gukoresha muri content zawe. Noneho n'icyo wakora kugira ngo urinde warning cyangwa se strike cyangwa se kuba wasibirwa channel yawe. Koresha content zawe bwite cyangwa se original. Fata amashusho ukoresheje telefone yawe cyangwa se kamera yawe, kandi ntushyiremo imvugo z'urwango, ntiwerekane ibintu bidakwiye. Mbese muri make ubanza usome community guidelines za YouTube cyangwa se amategeko n'amabwiriza agenga YouTube. Nubwo bari mu Cyongereza ariko ushobora kubaza Google Translate cyangwa se n'izindi application zisemura ukaba wabasha kumenya icyo bishatse kuvuga. N'ibindi byinshi kandi bitandukanye tutavuze muri video ushobora kugenda ugasoma community guidelines hanyuma ukabisangamo. Rero ndagushimiye twabanye muri video, duhure muri video ikurikira. Ndizera ko subscribe warangije kandi igitekerezo ufite muri comment ntikiburemo. Ciao ciao, rero ndabakunda cyane, duhurire mu yindi video.